Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga, turirimba indirimbo yo mu gitabo, dusome ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, dushimye ko banye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko turuta abandi, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi uhora utugirira. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tubabarire ibyaha byacu, utwejeshe amaraso yamennye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ko wumvishe gusenga, byumvisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 286 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Biba mu gitondo imbuto zineza, byubiba ku manywa n'ikigoroba, rindira ko zera baze basarure, tuzatunda imiba tunezerewe, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa. Biba izuba riva, biba mu kibunda, ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi. Amasarurani imirimo bishize, tuzatunda imiba tunezerewe, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice ni 6 kuva ku murongo wa 27 kugera ku murongo wa 38. Umutwe w'amagambo uravuga ngo tutegetswe gukunda n'abanzi bacu. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunde abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Ugukubise mu musaya umuhindurire n'uwa kabiri, uzakwaka umwitero ntuzamwime ikanzu. Ugusaba wese umuhe, unyaga ibyawe ntubimwake ukundi. Kandi uko mushaka ko abantu babagirira, abe ariko mubagirira namwe. Nimukunda ababakunda, muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo bakunda ababakunda. Kandi nimugirira neza abayibagirira, muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko bakora. Kandi nimuguriza abo mutekereza ko bazabaguzurira, muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko baguriza abandi banyabyaha kugira ngo
bazaguzurirwe ibihwanye n'ibyo babagurije. Ahubwo mukunde abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura. Nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana b'Isumba byose, kuko igirira neza ababi n'indashima. Mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azigira, kandi ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwa. Kandi ntimugatsindishe namwe mutazatsindishwa. Mubabarire abandi namwe muzababarirwa, mutange namwe muzahabwa. Urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye nirwo muzagererwamo, kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko dusangira iri jambo ry'Imana rivuga ngo dutegetswe gukunda abanzi bacu. Ni ukuri gukunda abanzi, umuntu kugira ngo akunde umwanzi we biragoye, ariko Imana iradusaba yuko twakunda abanzi bacu. Nubwo bigoye, ariko tugomba kubikora. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ariko ngo ndababwira ngo mwebwe abumva, mukunde abanzi banyu, mugirire neza ababanga. Mukunde abanzi banyu kandi mugirire neza ababanga, kuko mukunze ababakunda gusa ngo n'abanyabyaha niko babikora. Ubwo rero nimureke tugire itandukaniro, buri muntu akunde umuntu wese yaba kwanga, kuko iyo ukunze ukwanga, iyo ukanamugirira neza, ni ukuri bituma yitekerezaho, bikaba byatuma yisubiraho agakizwa. Ni ukuri namwe nimugerageze mukunde ababanga, kuko ariko ijambo ry'Imana ritubwira. Kandi umuntu nagukubita urushyi mu musaya ngo umuhindurire n'undi, kandi umuntu ntagira icyo agutwara. Ikintu hano ijambo ry'Imana rishatse kutubwira ni uko ukugiriye nabi utamwitura ibyo akugiriye, ahubwo bisaba kumworohera. Kuko iyo wamenye Imana, uba ufite ibyo witwararika, uba ufite ibyo udakora, ukora nyine ibitandukanye n'ibyo umuntu utari wamenye Imana akora. Nuko rero umuntu nagukubita ntukamwishyure, cyangwa nakugirira nabi ntukamugirire nabi. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kandi ngo uko mushaka ko abantu babagirira ariko mubagirira namwe. Niba ushaka ko umuntu akugirira neza, nawe mugirire neza. Wikorere umuntu ikibi kandi nawe utifuza ko yakigukorera. Bavandimwe, inshuti, Imana iradusaba ko twera imbuto, tugakora ibyiza, tukagirira abandi byiza, kandi abantu bose baba ari abatwanga. Kuko ukwanga iyo umwereye imbuto ukamwereka yuko urwanga agufitiye utaruha agaciro, bituma yitekerezaho, bikaba byatuma agaruka akaba yasaba imbabazi, akagusaba imbabazi, agasaba n'Imana imbabazi. Bidusaba rero kwerera imbuto abantu nk'abo, kugira ngo nabo bahindukire, bave mu byaha, bave mu bibi. Kuko nidukunda abadukunda, ngo n'abanyabyaha niko babikora, ntacyo byaba bimaze. Ntabwo wakunda umuntu ugukunda gusa, kandi nugirira neza ngo umuntu ukugiriye neza, ntacyo byaba bimaze. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mubabarirane nk'uko so wo mu ijuru ababarira abandi. Mureke rero tubabarire abatugiriye nabi, kandi natwe nitugira aho ducumura dusabe Imana imbabazi, ndetse nabo twacumuyeho tubasabe imbabazi. Ngo kandi ngo ntitugacire abandi imanza. Nta muntu wemerewe gucira undi urubanza, umucamanza umwe ni Imana, naho twebwe ntabwo twemerewe gucira abandi urubanza. Ahubwo buri wese nisuzume ku cye giti, arebe ko ari gukora ibyiza, arebe ko ari gukiranuka. Naho gutinda ureba ku by'abandi ni ukuri ni uguta igihe, kuko umucamanza ni Imana, nta muntu wemerewe gucira undi urubanza. Ngo kandi urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye nirwo muzagererwamo, kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Ni ukuri ijambo ry'Imana yatubwiye ngo urugero
umuntu agereramo, uko ushyira ingufu mu rugero ugereramo umuntu, uko ushyira ingufu mu byo ukorera umuntu, waba umukoreye ibibi, waba umukoreye ibyiza, ngo uzacugusirizwa, ngo mbega uzakubirwa inshuro nyinshi by'ibyo wakoze. Ibyiza rero ni uko twakora ibyiza, tugakunda abantu bose, kandi tugakora ibyo Imana ishaka kugira ngo tuzabone natwe ibyiza, kuko ukoze ibibi azabona ibibi byinshi. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ariko intego y'iri jambo yari yo kuvuga ngo dukunde abatwanga, dukunde abanzi bacu. Ni ukuri biragoye, ariko gerageza usaba Imana iguha imbaraga. Ni ukuri iguha imbaraga zo gukunda umwanzi wawe, Imana izaguhemba. Indirimbo yatubwiye ngo tuzatunda imiba ngo tunezerewe. Ni ukuri ngo biba mu gitondo, ngo imbuto zineza ngo jya biba ku manywa n'ikigoroba, rindira ko zera baze basarure, tuzatunda imiba tunezerewe. Ni ukuri reka mbabwire, gukora neza nta gihombo kirimo. Nukora neza, iyo neza uri kubiba, ibyo byiza uri gukora, urwo rukundo uri kubiba mu bantu, ni ukuri abantu bazaza barusorome, kandi ni ukuri Imana nijya kuguhemba uzanezerwa. Imana itugirire neza. Nimureke rero dukora ibyiza dufite uburyo, mureke dukunde abanzi bacu. Ni ukuri wimubona ngo umuhunge, wimubona ngo ucire, wimubona ngo urakare, ahubwo musuhuze. Niba umuntu akwanga, agufitiye urwango, musuhuze, umusekere, umwerere imbuto. Ni ukuri ibyo ngibyo nibyo bizagenda bihindura abantu bamwe na bamwe, bakabona ko inzira barimo atariyo. Imana rero tugirire neza, ikomeze idushoboze, kandi duhe gukunda abanzi bacu, kandi duhe gukora ibyiza, kuko urugero umuntu agereramo mugenzi we arirwo azagererwamo, ngo ndetse azacugusirizwa. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mureke dukore ibyiza, mureke dukore ibyiza tugifite uburyo, kubera ko igihe cyacu ni iki, ejo ntituhazi. Ni ukuri muri iyi si turi abashyitsi, kandi umunsi n'umunsi umuntu ashobora gutungurwa. Niyo mpamvu tugomba guhora twiteguye, dukora ibyiza, dukiranuka, twirinda icyaha n'igisa nacyo. Imana itugirire neza. Reka nkomeze nsenga kugira ngo Imana iduhe imbaraga, kugira ngo dukomeze muri urugendo tudacitse intege. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Ishimye ko wabanye natwe muri uyu mwanya, nta gikuba cyacitse, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ijambo ryawe ritubwiye ibikomeye. Gukunda abanzi bacu ni ibintu bitoroshye, ariko tugusabye imbaraga kugira ngo uduhe kubakunda ndetse cyane, uduhe no kuberera imbuto mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe kubakorera ibyiza, uturinde kubitura ibyo badukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo duhe imbaraga, tubakunde cyane, kandi tuberere imbuto zikwiriye abihannye, kugira ngo nabo bazahindukire bave mu bibi, bumve ko inzira barimo atariyo. Mwami turakwinginze kugira ngo bikorere kwiyubahisha. Mana, ijambo ryawe rikomeje ritubwira ko tugomba gukora ibyiza, ko tugomba kugirira abantu bose neza, kuko tutakwiye kwitura umuntu icyo yatugiriye, kandi ngo icyo tudakunze ko umuntu yatugirira natwe ntitukigirire abandi. Duhe rero kugirira abandi neza, kugira ngo natwe tuziturwe ibyiza, kandi uturinde gucira abantu imanza, kandi uduhe gukora ibyiza uko bwije n'uko bukeye. Data mwiza rero, muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. Turakwinginze kugira ngo igihe dufite duhe kugikoresha neza, tutazicuza. Umutunzi ari mu isi ngo yarishimishije, ngo akajya yitwara uko yishakiye, ngo ubundi ngo umukene Lazaro ngo araza, ngo akajya yifuza n'utuvungukira duturutse ku meza y'uwo mukire, ariko ntatumuhe. Ngo ubundi umunsi umwe ngo Lazaro arapfa, ngo umukire arapfa. Ngo ubundi ngo umukire ajya mu muriro utazima, Lazaro agenda mu ijuru. Mana igira neza rero, uyu muntu yaranezerewe mu isi, ariko ijuru araribura. Byaba bibabaje natwe tubuze ijuru, ariko turakwinginze kugira ngo turindire ubugingo bwacu kurenza ibindi bintu byose. Turwaniye kandi utubere maso, kandi uduhe gukora ibyiza tugifite uburyo. Dusengeye abarwayi bakozeho ukuboko kwawe gukiza mu izina rya Yesu. Dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye abatarakumenya kugira ngo bahe kukumenya. Dusengeye umurimo wawe kugira ngo ukomeze wagure, ugabanye abarimbuka wongere abakizwa.
Mana igira neza, Mana ikomeye, twavuga byinshi ariko ngera usuka ububyutse mu itorero kandi utanga amahoro mu isi. Mwami Imana, Mana igira neza, twagure mu buryo bw'umwuka. Nsengeye abankurikiranye kugira ngo bahe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko ntibakishoboza ariko tugufite, dufite umurengezi. Twiteho, tugirire neza kandi ukomeze uturwanire intambara tuzi n'izo tutazi, kandi buri wese uko akwifuje akubone. Mwuka Wera naza yerekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.